Alright ndagushimira cyane wowe ukomeje gukurikirana Endless TV nicyo gihe amahoro y'Imana abane namwe abazifuza kuba badukurikirana ndabashuje cyane abasilamu assalamu alaikum abakatolika Kristo Yesu akuzwe abadiveni maranata n'abarokore mwese yasashimwe bakunda cyane so rero kuri uyu munota ndagira mbabwire rubyiruko nshuti zanjye ikintu cya mbere cy'ingenzi nshaka ko dushyira hamwe brother nshaka ko dushyira hamwe dufatanye nk'abavandimwe kugira ngo turebe ko sinema nyarwanda twashyiramo icyo bita revolution twashyiramo amaraso mashya noneho hari abantu nk'uko mukanya nabikubwiraga hari abantu bicaye barashyize akaguru kandi baratera agati mu ryinyo urumva bazi yuko mbese byarangiye tugomba gukora icyo bita challenge tukareba ko twabakora mu bwanwa bro turebe yuko twabakora mu bwanwa kuko ntabwo urugendo rurarangira turabizi yuko kuva kera tukiri abapeti hari amamuvi ya trendingaga hari ibindi bintu byatwikaga sibyo ariko kuri ubu ngubu ntabwo bikiriho bitewe na time bitewe n'igihe ahantu kigeze so rero ikintu nkeneye ko natwe dukora tugomba gukora ikintu bita revolution urumva none revolution tugomba kubikora gute by'umwihariko ndabwira abantu bakora filime nziza filime ziteguye apana bya bindi njya mbona abantu mukora filime too much respect abantu mukora filime ndabakunda kandi ndabasukuje niyo mpamvu rero tugomba gukora ikintu bita revolution niba ari filime yawe iri drama ikaza ari filime koko uburyo umuntu azahera akavuga ati ewan bro too much respect tugakora filime noneho niba ari umuntu ukina action movie tugakora iki body action koko uburyo umuntu azahera akavuga ati bavuga ati ndishimye kuko ndishimye ibi bintu bingeze ku mutima ewan ndikumva meze fresh none wagataho inkuru y'ingenzi nshaka ko tugomba gushyira hamwe tugomba kubaka platform tugasharinga urumva ni my way to legend so uri kumwe nanjye kwizera yakendi Said witwa Said kwizera niryo zina banyise mu gihugu ndarikurana na n'ubu niryo nyitwa naryo zina ry'akazi nukuvuga nta nickname ngira tu gusa naje kuzana innovation yitwa type bitewe na cya kibazo nabwiye ko turacyara abana ntabwo turafatisha amafaranga afatika byaranze kweli simbabeshye byaratunaniye ko ntabwo wakora ikintu rumwe bizakunde none ubu hariho Endless Rwanda ubu niyo turimo turakoresha ariko bitewe yuko hari ubufasha nizeye bugomba guturuka muri mwebwe mugomba kwemera ko dushyira hamwe kandi bikarya ndabakunda cyane niyo mpamvu tugomba gukora iki tugomba kubikora fresh kandi bigakora iki kandi bigacamo so ikintu ngiye kubabwira rero ni inkuru ngiye kubabwira ariko nziza ariko nanone ku rundi ruhande isa nkaho ibabaje
urumva ni inkuru nziza kandi ibabaje kuko njyewe uko mbona hano nkora action movie ni filime za action filime de martial d'art cyo bita martial arts film right so rero niba ukunda action movie cyangwa ufite inzu zo kuzikora tugomba gushyira nka wowe urumwe mu nshuti zanjye urumwe mu bantu duhuje DNA sibyo hagati rero ikintu nshaka kukubwira ngiye guhera ku mugabo umwe umugabo witwa Daniel ni umunyamerika ariko simbishu yenzi ko ari ntago ndabyiga kuko ni post ye nabonye ahantu numva muri ngewe inkoza ahantu kuko Daniel sinzi umwaka neza ntago nababeshya ari filime yitwa City hambere mushobora kuba muyizi yakinanye na Jackie Chan noneho iyo boro harimo agasene kamwe yaba yambaye agakariso ari mu cyumba arimo arakora ibintu by'imigeri n'iki noneho Daniel yaravuze ati ya production yo muri western ni ukuvuga production y'abazungu cinematography uburyo abazungu bakoramo filime bitandukanye n'uburyo abashinwa bakora gute abazungu nabo bakora kinyamwuga turabizi ariko hari bafite ahantu batandukaniye n'abashinwa uzi impamvu kanze nyikubwira abashinwa batandukanye n'abazungu ni imwe gusa kuvuga muri China ni post yavuze ndaza no kukira ku kiganiro ubirebe nawe ubisome ni ukuvuga yaravuze ati igihe yajya gukora filime mu Bushinwa yaratunguye kuko yasanze abashinwa batandukanye neza n'abazungu kubera iki abazungu bagiye gukora filime si nkubeshye bafite ibikoresho byinshi cyane bafite ibikoresho bitandukanye ndetse ibikoresho bigezweho ariko ku bintu kijyanye na creativity cyangwa se bita art of action ni ukuvuga ni ubugeni uburyo fight tugomba kuyikora cyo bita description tukayikorera ubugororangingo ntago wabigira cyane kuko amuzungu we turabizi bagira ibikabyo. Making American films back in the 90s and the action film, the Hong Kong films, is how they shoot the action. For one instance, when we were shooting films back in the 90s, a lot of these independent action films, a lot of the times the directors didn't know really how to shoot the fights. They don't understand martial arts. They don't understand the beauty of a technique and how to shoot it right. They love to go tight. What is the point in putting an 85 on lens and shooting tight when the beauty of the movement is from the tip of the toe to the end of your fingers? So what they ended up doing back then was setting up 5 cameras. We put like 5 different cameras around the fights. And then the actors, we would shoot a whole fight scene, do a whole master shot where we shoot the whole fight, which could go 2-3 minutes, which is very, very tiring for an actor. So you shoot a whole fight, they've got all these different camera angles, then they go in the editing room, and it's like having a jigsaw puzzle. You've got all this footage, but really, when you shoot a fight, there's only one angle that's the best, maybe 2 angles that's the best. Now, in Hong Kong, it was different. They used 1 camera, maybe 2. They put a 35 lens. The guys who do the choreography and the action directing know martial arts. They know the body.
They know how to film it. They know what angle is the best. And that's a big difference between Hong Kong and the West back then. Kandi nako niho tuba dushaka kugira ariko batwica mu mutwe bigatuma tumenya ati niba ntafite kamera izi nizi sinakora filime niba ntame bro ngiye nkubwije ukuri wakora utanagira kamera ndetse wakora ibyo nzabigarukaho butanza kubwira uburyo filime atari kamera filime ntago ari kamera filime ni igitekerezo cyo mu mutwe urumva ibindi byose ni ibyunganya cya gitekerezo noneho yagiye gukorana n'abazungu ko asanzwe ari umuzungu nako yagiye muri China aho bita Beijing icyo gihe bakoresheje kamera ebyiri imwe yari ifite lens ya 50 indi ntago mbyibuka neza ariko niko yavuze sibyo yavuze ati yakoranye icyo gihe yakoranye na Jackie Chan hari agasene bakoreshejemo kamera ebyiri aratungurwa none kuko abashinwa batandukanye n'abazungu urabizi comfort babo n'icwabo babizi bihagije ni naho uba bazi angle bafatiramo ishusho ryiza ariko umuzungu mu gihe gukora vraiment urugero niba ndi hano arahatereka kamera ukuvuga ahantu hose aragenda hetse ikintu bita kamera namara kwashyira kamera rero urumva arafata cyo bita take nk'ibihumbi 10 nta shusho riri mu mucika niko bazuba ariko umushinwa we araza kareba ahantu yumva itandukanye araza akabanza kareba ahantu ukuntu hameze akavuga ati ishusho ryanjye ndarifatira urumva ishusho ryanjye ndarifatira akaba afite ahantu ari gukorera ariko abo muri western we araza hose agapfa gufata mukajya hariya mukarwana bakajya kwihutinga ariko umushinwa we akora icyo bita selection ya press y'ahantu ikintu kizabera ibyo byamara kuvaho ibyo bimaze kuvaho avuga ati iyo bamaze gukora selection nawe witoje umeze neza ahita akora ishusho inshuti bavandimwe ndabakunda cyane Imana ikomeze ibane namwe Imana ikomeze kubaha umugisha tubacyari kumwe 5/5 njyewe ndahari kuri subscribe mukore share ubundi none mbere babandi shabo babandi badashaka nuzi reka noneho twe dushaka revolution dushyirahamwe gukora iki tubakore mu bwanwa tugiye kubakora mu bwanwa kandi niba utabyemeye nawe urumwe muri niba utabyemeye urumwe muri cisheni utureke kuko ndabizi hari abo duhuje mind hari abo tugomba gushyira hamwe tugafata ni wowe niba utabyemeye caho man Rwanda ni runini ufite miliyoni nyinshi z'abantu nutabireba nutabikunda hari abazabikunda ntago ngo watirije kubikunda ba Imana barinde